Benshi cyane bajya bibaza bati ese ni gute nahuza nomero yanjye n'iy'undi muntu nkajya nitaba telefone ye mu gihe yabimereye uburenganzira, cyangwa se mu gihe akunda kuba ari byiza cyane akabinsaba ko najya mwitabira telefone, cyangwa se nkayihuza n'umuntu nkeka ko ushobora kumukuramo amakuru igihe avugira kuri telefone ibintu by'ibanga cyane, cyangwa se mu gihe ubona uri kumwe n'uwo ukabona muri iyo minsi urukundo rwanyu ntabwo ruri kugenda neza, ukaba wakwifuza kuba wakumviriza ibyo asigaye avugira kuri iyo telefone ye. Ese nawe ibibazo nibyo ukunda kwibaza? Ukunda kwibaza ibibazo dukunda kwibaza. Ese nakumviriza sheri wanjye ibyo avugira kuri telefone ye n'abandi bantu, njye nkamwumviriza ibyo ari kuvugira kuri telefone ye? Ese nakwitaba telefone ye abantu bamuhamagaye bakamuhamagara akaba ari njye wiyitaba nkabumviriza? Ibyo byose birashoboka kandi biroroshye. Ikindi kibazo bakunze kwibaza, ese nakumviriza ibyo umukozi wanjye avugira kuri fone n'abandi bantu, nkaba nakumviriza wenda akangambanira cyangwa avuga nabi n'ibindi mbese waba ushaka gukurikirana kuri uwo mukozi wawe? Ikindi kibazo bakunze kwibaza, bakibaza bati ese hari umuntu unyumviriza kuri fone yanjye iyo ndi kuvugana n'abantu, nta muntu unyumviriza kuri telefone yanjye? Ese iyo bampamagaye nta wundi muntu unyitabira telefone yanjye, cyangwa uwo nta muntu wihaye access kuri fone yanjye nkaba nahamagarwa akanyitabira telefone? Ushobora kuba ufite simukadi nyinshi ariko ushaka kuzihuriza kuri simukadi imwe gusa, kugira ngo izo zindi nibaguhamagaraho ujye uzitabira kuri simukadi imwe. Ibyo wenda ushobora kubikora bitewe n'uko ushobora kuba ufite telefone nyinshi utagendana, cyangwa simukadi nyinshi utagendana. Izo simukadi utagendana cyangwa telefone utagendana ukaba wazihuriza kuri telefone yawe imwe cyangwa kuri simukadi imwe, iyo simukadi wazihurijeho akaba ari cyo ugendana. Ibyo nibyo tugiye kubagezaho, ni wa mbere kuri channel yacu. Nkwibutsa gukanda subscribe, ukanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byiza byinshi byubaka by'ubwenge kuri channel yacu X byose. Ngewe uyibagezaho nkaba nitwa Sam Brown. Kandi nujya kugenda wibuke gukanda muri comment wandikemo igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo wifuza kumbaza, cyangwa umbaze ibyo wifuza ko twazabigeza muri video y'ubutaha. Nkwibutsa ko ibyo ugomba kubikora wumvikana nyine ubwite kugira ngo hatagira ingaruka biza kukugeraho mu gihe wumviriza telefone y'undi muntu, cyangwa se mu gihe witaba telefone y'abandi, cyangwa se kugira ngo umuntu witabira telefone cyangwa se wumviriza nabimenya bitaza kuba byatuma mutandukana, bikaba byatuma mutongera gukundana nk'uko mwakundanaga. Ibyo ugomba kubikora mu kahe gatoya ugahita ubireka, cyangwa se wabimusabiye uburenganzira. Kurikirana iyi video mpaka irangiye kugira ngo umunsi wabikoze uzaba uzi kubikuramo, cyangwa se uzi kubishyiramo no kubikuramo. Niba wihutisha iyi video cyane nturi bubone ukuntu wabikora, nturi bubone ukuntu bikorwa neza. Mu gihe uri kubona ko bitakiri ngombwa ko ukomeza kumviriza umuntu cyangwa kwitaba telefone y'undi muntu, ugomba gukurikirana iyi video mpaka irangiye kugira ngo utaza kuzabishiramo uko ubyemeza mu gihe witaba telefone z'abandi, bityo kubikuramo bizakunanire kugeza igihe bakufashe. Nkwibutsa gukanda subscribe niba uri mushya kuri channel yacu ya X byose, ukanda ku nzogera kugira ngo uzajye ugezwaho n'ibiganiro byiza tubagezaho. Akamaro ko gukanda ku nzogera ni uko buri video yose dushizeho uhita ubona notification cyangwa se ubutumwa bukwereka ko dushizeho video. Reka dutangire video yacu. Kode ya mbere wakoresha, urandika muri telefone yawe ni akanyenyeri 002 akanyenyeri nimero ya telefone urwego. Numara kwandikamo iyi kode urahitamo simukadi uzajya witabira, uhita ukanda se n'uhamagara. Hano bahita bakubwira ko wamaze kwemeza ko iyo simukadi izajya kwitabira. Iyo nomero wakanzemo ubwo nyine niyo izajya kwitabira mu gihe ari busy cyane cyangwa se yatinze kukwitaba. Mbese iyo kode urafata telefone y'undi muntu cyangwa se telefone y'indi yawe wasize mu rugo, cyangwa se wabyumvikanyeho n'uwo muntu, ugafata telefone ye ukandikamo iyo kode ugashyiramo na nomero ye, ugashyiramo na nomero yawe. Icyo gihe utangira kujya witaba telefone ye cyangwa se ukamwumviriza iyo ushyizemo iyo kode. Aha ushobora ugakanda hano. Ushobora kuvuga uti ibi bintu nabikuramo gute ndamutse nabyemejemo, nkabikuramo ko ndambiwe kumviriza uyu muntu cyangwa kwitaba telefone ye, ko ndi kubona cyangwa se ukavuga ko mbona bizaneza ibibazo nabimenya. Dore ukuntu wahita ubikuramo. Ushobora guhita ukanda urwego 00 kabiri urwego. Icyo gihe uhita ukanda kuri ya nomero witabira.
witabiraga umuntu cyangwa wumva mwumviraga. Icyo gihe ubikuyeho ntabwo uba ugishobora kumwitabira, abamuhamagaye ntabwo uzongera kumwumviriza icyo gihe ubikuyeho. Gusa iyo kode ntabwo ikuramo burundu, hari kode ibikuramo burundu kubera ko iyo kode nkubwiye maze kukubwira haruguru, iyi kode imeze gutya. Iyi kode ikuramo ku buryo bazajya bamuhamagara niwe wamwitaba ndetse no kumwumviriza niwe wamwumviriza, ariko ntabwo bikuraho ko we atabimenya aramutse ari umuhanga kuri telefone. Ashobora gukanda kuri telefone agahita abona ko hari abamukurikirana, hari abamwumviriza. Icyo gihe rero hari kode ndi buguhe ku musozo w'iyi video, ushobora kubikanda ukabikuramo kugira ngo muri telefone ye atapfa kuraba kuko hari wigeze amukurikirana kuri telefone ye. Ibikuramo byose, ibikode byose wigeze kwemezamo no muri telefone yawe bikavamo. Dukande iyindi kode. Indi kode ya kabiri nakubwira y'ingenzi, urandika akanyenyeri 61 akanyenyeri nimero ya telefone urikizeho urwego, ubuse n'uhamagara tayari. Icyo gihe iyo bakubwiye ngo call forwarding registration was successful, bakubwiye ko ubu ngubu uzaba wemerewe kuba wakitaba nomero ya telefone, nimero zimuhamagaye kuri telefone cyangwa ukamwumviriza byoroshye. Ushobora nanone iyo kode muhaye iyikuramo nayo ni imwe. Ushaka kuvuga uti ndambiwe kumwumviriza cyangwa kwitaba telefone ye, ushaka kubikuramo. Wabikuramo gute rero? Kode iyikuramo ni urwego 61 urwego ugasa n'uhamagara ukabikuramo. Icyo gihe ubikuyemo ntabwo icyo gihe uzajya umwitabira telefone cyangwa se ngo umwumvirize. Gusa nk'uko nababwiye kuri kode nabanje kubabwira mbere, iyi ngiyi kode mubwiye nayo kubikuramo ntabwo ibikuyemo burundu. Hari indi kode ndi bukubwiye ku musozo w'iyi video izikuramo zose. Iyi kode mubwiye niyo ishobora kuba yatuma utajya umwitabira telefone cyangwa umwumvirize, ariko we yashobora kuba ari umuhanga kuri telefone akajyamo akabibona ko hari umuntu umukurikiranyeho kuri telefone ye. Ariko kode ndibuze kuvuga kuri uyu musozo wa video iraza kubikuramo ku buryo atazigera amenya ko hari uwigeze umukurikirana kuri telefone ye. Reka dukurikirane iyi video tujye kuri kode ya gatatu. Kode ya gatatu kandi y'ingenzi ni akanyenyeri 62 akanyenyeri nimero ya telefone urwego. Uyitegereze neza witonze. Iyo kode iyo umaze kuyandikamo akanyenyeri 62 akanyenyeri nimero yawe ya telefone urwego ukayemeza. Iyo bakubwiye ngo call forwarding registration was successful, icyo gihe uba ushobora kumwitabira telefone cyangwa se ukamwumviriza byoroshye. Ushobora kumwitabira telefone mu cya gihe wenda yatinze kuyifata, ujya bamuhamagara nawe ukabona ko umuhamagaye ukaba wamwitanga ukayifata, cyangwa se mu gihe ari kuyivugiraho ukaba byaza kuri wowe ukaba uyitaba. Iyi kode nayo ishobora kugufasha. Iyo kode nanone ushobora kuvuga uti ndambiwe kumwumviriza, ndambiwe kwitaba telefone, ndambiwe kwitaba amuhamagara, sinshaka kumukurikirana cyangwa se kambikuremo bitazaneza ibibazo. Ushobora guhita ukandamo urwego 61 urwego 61 urwego ugahita usa n'uhamagara kuri simukadi uzajya witabira. Sorry basi, urabona ko nanditsemo kode itayikuramo. Urabona ko nanditsemo urwego 61 urwego. Iyi kode bahita batubwira ko itabasha gukuramo iyi kode twemejemo. Urabona ko nahise batubwira ngo call forwarding connection problem or valid new code. Ubwo rero iyi kode ntabwo yakuramo iyi tumaze kubabwira. Ugomba gucunga neza cyangwa se ukibuka kode wakoresheje winjiramo.
Ushobora kubikuramo gute rero? Ushobora gukanda iyi kode urwego 62 urwego, iyi niyo kode ikuramo ibyo twari tumaze kuvuga haraguru. Okay guys, urabona ko iyo bahise batwemerera ko ariyo kode ya nyayo yo gukuramo kode twari tumaze kuvuga haraguru. Call forwarding services has been disabled. Bivuze ko ibyo twari twemejemo cyangwa twari twemejemo cyangwa ibyo wowe uzemezamo kuzabikuramo ni ukuri zavamo nta kundi. Ugahita ukanda OK. Bivuze ko iyi kode nanone nayo ntabwo bivuze ko ibikuyemo burundu. Mu gihe wa muntu ari umuhanga kuri telefone nawe agakanda muri telefone, ushobora kuzasanga ko hari umuntu wigeze kumukurikirana kuri telefone akajya amenya amakuru ye, cyangwa se umukurikirana kuri telefone yawe, kuri telefone ye nako akajya amukuraho amakuru cyangwa amwitera telefone. Nk'uko twabibabwiye kuri uyu musozi wa video, turaza kubabwira uko wakuramo izo kode zose twavuze cyangwa se kode izo arizo zose bashize muri phone yawe. Indi kode y'ingenzi cyane ari nayo ya nyuma tugiye kubabwira ni kode yitwa cyangwa se ni kode ukanda akanyenyeri 67 akanyenyeri nimero ya telefone urwego, uhita wemeza kuri simukadi uzajya witabira nako. Ubwo wemeje kuri simukadi uzajya witabira. Urabona ko ahangaha nabyo batyemeye ngo call forwarding registration was successful. Icyo gihe umuntu ushobora kumwitabira telefone iyo wemejemo iyo nimero yawe cyangwa se iyo simukadi, ushobora kuzajya uyitabira mu gihe wayisize mu rugo cyangwa se mu gihe itari muri telefone yawe. Ibyo ushobora kubikora wenda ufite nka simukadi nyinshi, nabyo ukabikora ukavuga uti izi simukadi ntabwo nshobora kuzigendana zose, reka ngenda nimwe, noneho za simukadi ukazibanza ukazihuza kuri iyo simukadi yawe ushaka ko izajya izitabira, ukabigenza nka gutyo muri izi step twagiye tubereka haruguru zose. Noneho kode ibikuramo iyi, ushobora gukanda urwego 67 urwego, ukakanda kuri ya nomero bahita bakubwira gutyo. Ubwo bivuze ngo babikuyemo, ibyo wari wemeshemo babikuyemo, ntabwo bizongera kwitabira telefone y'undi muntu cyangwa se kumwumviriza. Gusa nk'uko twabibabwiye haruguru, tugiye kubereka kode noneho ibikuramo byose burundu, ku buryo nyiri telefone witabiraga cyangwa se wumvirizaga atazigera amenya ko wigeze umwumviriza cyangwa se umwitabira telefone, cyangwa ngo amenye ko hari wigeze umukurikirana, cyangwa se ko wakuramo amakode yose iyo ari yose bashize muri telefone yawe. Iyo kode tugiye kuyibabwira. Mbere yuko tukwereka iyo kode ibikuramo byose rero, reka tubamenyeshe ko ushobora gushiramo kode ikanga bitewe na telefone ukoresha. Mu gihe kode imwe yanze, ugerageze ukoreshe indi, dore ko twabaye kode nyinshi cyane ushobora gukoresha. Gusa yagiye bishobora guterwa n'ubwoko bwa telefone nyine nk'uko nabibabwiye. Gusa telefone zose birakora, Android, iPhone, Samsung n'izindi zitandukanye. Nk'uko twabibabwiye rero, kubikuramo byose ushobora gukanda kode urwego 0 hano ushiraho kabiri bakurikizaho urwego. Iyo kode yiyemejemo, bya bindi byose twemejemo bihita bivamo tayari. Abantu bose bagukurikiranaga, ibyagukurikiranaga byose, kode byose byari birimo bivamo. Reka tuhemeze. Urabona ko noneho batubwiye ngo ibikode byose twemejemo, ibintu byose byari byemejemo bivuyemo burundu. Okay, ugakanda OK. Niba uri muca kuri channel yacu utarakanda subscribe, reka nkubutse gukanda subscribe kandi no kunsogera kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'ibiganiro byiza by'ubwenge byose tukugezaho. Reka mbibutse
niba hari ibindi bintu wifuza ko twazavugaho ubutaha muri video y'ubutaha, andika muri comment uvuge uti ndashaka ko ubutaha uzavuga kuri iki ngiki, cyangwa se wandike muri comment uti ndashaka kumenya ibi n'ibi. X byose ibyo tuzabikugezaho ibyo wifuza, kandi nubona bitanakunda ubyandike muri comment uti bya bintu ntibikunda, nubona bikora uvuge uti bya bintu uzi ko bikora, wandike muri comment uti birakora. Reka rero tubasezereho tubavuga uti Imana ibarinde kandi ibahenzagire. Ciao ciao, turabakunda cyane.